ariko twebwe nk'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko ari byo dufokasingaho cyane, ni bimwe mu myuga yagiye inakomeza. Bwana Meya, dutangira ikiganiro cyacu, mwaduha nk'ishusho rusange y'iyo myuga yombi mu karere muyoboye? Urakoze cyane. Nk'uko wari bivuze nyine, akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Kaba nk'uko nari mbivuze, mu gihugu hose habaye ndetse no ku isi habaye iki cyorezo, gikoma mu nkokora byinshi mu mirimo izamura ubukungu cyangwa se mu mirimo muri rusange, ariko tukishimira ko ubuhinzi n'ubworozi butahagaze, nubwo nabwo butakorwa kuko byari bikwiye. Akarere ka Nyanza ni akarere kagizwe n'ibice navuga bibiri, igice cy'umujyi, ariko ahanini hagizwe na zone y'icyaro irangwa n'ubuhinzi n'ubworozi. Dufite kandi ikindi gihingwa, navuga ni igihingwa ariko kandi kijyana n'ubworozi, ubuhinzi bw'ibobere n'ubworozi bw'amagweja. Urubyiruko tujya dukorana nabo, ari Horeko, ari na RIAF, abo ni bamwe mu rubyiruko rwabashije kumva neza ubuhinzi ubwo ari bwo, kandi bakagira n'amahirwe yo kuba barabwize, n'urundi rubyiruko rubarebera. Igihingwa cy'igihumyo nacyo ni igihingwa mu karere gihari kandi gifite navuga nacyo akamaro gakomeye, aho uyu munsi ku bufatanye na kampani yitwa New Extension Technology, ubwo rero abanyeshuri, ababyeyi cyane cyane, nibutse ababyeyi ko batangira kwitegura nabo kumva ko abanyeshuri bazasubira mu ishuri guhera ku itariki ya 2 y'ukwa 11. Ubujyanye n'ubukarabiro, uko twubaka amashuri ni nako twubaka ubukarabiro, naho tugomba kugeza ku itariki yo gufungura amashuri ubukarabiro hose bwuzuye. Ni inshingano n'itegeko ko haboneka ubukarabiro, hakaboneka amazi, abanyeshuri bakajya binjira mu ishuri bakarabye, kubera ko abana ubwabo bakwiye no kubyigishwa no kubishishikarizwa no kubyibutswa kenshi kugira ngo bijye mu muco wabo. Ibihe byiza ku nshuti zacu bakunze b'Icyuzuzo TV, twizere ko mumeze neza cyane. Ni nabyo duhora tubifuriza kugira amahoro azira inzara, amahoro azira ubukene, amahoro azira ubunebwe, kubera ko duhora tubakangurira gukora mwihangira imirimo. By'umwihariko murabizi ko tutajya tujya kure yo kubabwira ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane ko ari imyuga ifatiye runini igihugu ndetse n'isi muri rusange. Tuvuze ko ubuhinzi n'ubworozi ari uruti rw'umugongo rw'ubukungu bw'u Rwanda, ntabwo twaba tubeshye, kubera yuko ubushakashatsi bunagaragaza ko hejuru ya 90% mu Rwanda batunzwe n'iyo myuga. Tujya rero ahantu henshi hagiye hatandukanye, tukajya kubaganiririza abahinzi. Burya ibintu biba byiza iyo umuntu aguhaye ubuhamya, akaguha ubuhamya kwereka ko hari aho byamukuye, hari naho byamugejeje. Si ibyo gusa rero, tujya no mu borozi tukareba neza uburyo bagenda babikora, cyane ko tuba dushaka ko bahindura imyumvire, bagahumura babandi baba bafite imyumvire navuga ko ishaje, babandi bafite ya myumvire ya kera bavuga ko ubuhinzi n'ubworozi ari imyuga y'abasogokuru. Ibyo ntabwo ariko bimeze rero. Ngira ngo abantu mudukurikira umunsi ku munsi umaze kugira imyumvire ifatika igaragara ko ubuhinzi n'ubworozi ari imyuga ishobora kuba yagira aho igukura naho yakugeza. Bamwe bajya banavuga ngo ubutunzi burya bwihishe mu butaka. Ibyo ntabwo turi bitindeho cyane. Kuri uyu munsi rero twanyarukiye mu karere ka Nyanza, akarere twagiye tunasura abahinzi baho. Ngira ngo murabyibuka ubwo twajyaga mu Rusenda, mwabonye neza ko wabikoze byamuteje imbere. Si ibyo gusa, twagiye no gusura ibihumyo, turacyafite n'ibindi byinshi tuzajya kuhasura muri kano karere. Ariko kuri uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubona umuyobozi w'akarere ka Nyanza, Bwana Erasme Ntazinda, araza kutuganiriza atwereka ishusho rusange y'ubuhinzi muri kano karere. Ikindi kandi araza no kutwereka akamaro k'iyo myuga mu bijyanye n'iterambere ry'akarere. Akarere ntabwo ari inyubako, akarere ntabwo ari amashyamba, ahubwo ni abaturage bako. Ese bageze kuki bitewe n'ubuhinzi? Ikindi kandi murabizi ko igihembwe cy'ihinga navuga ko abaturage rwose bari bagishishikariye cyane, banagerageza gukora hasi hejuru kugira ngo bazagire umusaruro mwiza. Nabyo turaza kugenda tubivugaho. Si ibyo
gusa nk'umuyobozi w'akarere hari n'ibindi tubuze kugenda tuganiraho, mwebwe ntimuze kujya kure, mukurikire ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza kirangiye. Twanahageze rero nawe turi kumwe. Bwana Meya, mwaramutse neza? Mwaramutse. Amakuru yayo Ni meza. Namwe mwaramutse neza? natwe turakomeye. Ni byiza cyane. Turi no mu bihe navuga ko isi n'u Rwanda muri rusange turi no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Wenda mbere yo kugira n'ibyo tuvuga, muraza mutubwire se mu karere ka Nyanza ntabwo cyabakozeho cyane, se kwirinda bimeze gute? Murakoze cyane. Mu karere ka Nyanza kimwe n'ahandi mu gihugu ndetse no ku isi hose, icyorezo cya COVID-19 cyatugezeho, ndetse twanavuga ko hari n'abagiye bagaragaraho uburwayi mu karere kacu, nubwo atari benshi ariko bagiye baboneka. Icyo twishimira uyu munsi ni uko bari babonetsweho icyo cyorezo uko ari 4 mu bihe binyuranye, bose bamaze gukira basubiye mu buzima busanzwe. Natwe rero hari ingamba zikomeye zo kwirinda. Hari igihe twagize cyaguma mu rugo, icyo twakitwayemo neza, abaturage barumva neza icyorezo n'uburyo bwo kukirinda, amakuru yose barayafite, kandi tunashimira abaturage b'akarere ka Nyanza ko babyitwayemo neza mu buryo bunyuranye bwo kwirinda, ndetse no gufasha abandi batari babasha kubyubahiriza, kugira ngo dufatanye kubigisha no kubashyira ku murongo kugira ngo babyubahirize. Rero navuga abaturage bagerageje, twafatanyije mu kwigisha, haba kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'akarere, haba urubyiruko rw'abakorerabushake, haba abajyanama b'ubuzima, haba inzego zinyuranye, polisi n'izindi nzego zose dukorana, ariko cyane cyane abaturage kuba babyitwayemo neza. Nanashima ko aho babonaga bitagenda neza baduhaga amakuru tukabafasha kugira ngo bitameze neza bigende neza. Tukaba rero mboneyeho umwanya wo kongera kwibutsa abadukurikiye, abaturage b'akarere ka Nyanza ko icyorezo ntaho cyagiye, dukomeza kwirinda. Niba usohotse ugiye mu bantu benshi, ugiye mu bantu, uvuye mu iwawe mu rugo, wibuke kwambara agapfukamunwa. Gukaraba ni itegeko ahantu hose hahurira abantu benshi. Gukarabira ugomba gukomeza gukoreshwa. Hari abantu muri iyo minsi twabonye bagiye batangira nko kudohoka, gukaraba ntibishyirwemo imbaraga cyane. Twongeye kwibutsa ko nta icyorezo cyagiye, ndetse no guhana intera. Abantu bongere bibuke guhana intera kugira ngo hatagira uwanduza undi, kuko icyorezo kiracyahari. Murakoze cyane. Akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize rero intara y'Amajyepfo. Ngiye kuvuga ko wenda COVID itagakozeho mu bijyanye n'iterambere naba nigishije nkana, kuko ni ikibazo kiri rusange, kandi banavuze neza ko habayeho gahunda ya guma mu rugo yari total. Hari imyuga imwe n'imwe itarakozwe, ariko twebwe nk'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko ari byo dufokasingaho cyane, ni bimwe mu myuga yagiye inakomeza. Bwana Meya, dutangira ikiganiro cyacu, mwaduha nk'ishusho rusange y'iyo myuga yombi mu karere muyoboye? Urakoze cyane. Nk'uko wari bivuze nyine, akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Kaba nk'uko nari mbivuze, mu gihugu hose habaye ndetse no ku isi habaye iki cyorezo, gikoma mu nkokora byinshi mu mirimo izamura ubukungu cyangwa se mu mirimo muri rusange. Ariko tukishimira ko ubuhinzi n'ubworozi butahagaze, nubwo nabwo butakorwa kuko byari bikwiye. Hari byinshi, byibura henshi byarakomeje, ubuhinzi bwarakomeje, ubworozi bwarakomeje. Tunishimira ko igihembwe cy'ihinga cya B gishize twanagize umusaruro mwiza. Twagize umusaruro mwiza ku buryo nta nzara dufite, nta n'ikindi kibazo dufite. Hari utubazo twagiye tugaragara ku bihingwa bimwe na bimwe, cyangwa se ku musaruro umwe n'umwe. Aha navuga wenda nze no kubigarukaho ku musaruro w'urusenda. Icyo gihe twari dufite umusaruro mwinshi, hari toni zigera kuri 20 zangiritse, zabuze isoko kubera ko ari ibihingwa byoherezwa hanze. Igihe cyaguma mu rugo rero nta kuntu byoherezwaga hanze, icyo gihe habaye igihombo. Ikindi kintu cyakomwe mu nkokora ni isoko cyane cyane ry'amata.
kuko icyo gihe naho amata ari menshi, abaturage basanzwe bakorana na leteri, abantu noneho haza kuboneka ikibazo cy'uko isoko ryagabanutse cyane, noneho amata abura isoko muri kiriya gihe. Gusa icyo twishimira byombi, haba urusenda n'amata, ntabwo byatinze. Habaho periyode y'ukwezi kwa kane niyo yatugoye cyane, ariko nyuma yaho ibintu byarongeye bisubira mu buryo abahinzi bakomeje kugira bakomeje kubona isoko. Rero ngarutse ku buhinzi muri rusange, akarere ka Nyanza ni akarere kagizwe n'ibice navuga bibiri. Igice cy'umujyi muri Busasamana, cyane cyane n'inkengero za Busasamana, Mushirarungu, Mpanga, Gasoro, noneho zone y'umujyi, ariko ahanini hagizwe na zone y'icyaro irangwa n'ubuhinzi n'ubworozi. Nkaba nanavuga ko abaturage b'akarere ka Nyanza 84% niko kazi bakora, ni abahinzi borozi. Hari abahinga gusa, hari abahinga bakorora, hari n'aborora gusa, ariko iyo ni imyuga ifata abantu benshi kurusha abandi mu karere. Dufite rero zone navuga z'ubuhinzi, navuga nk'igice cy'Amayaga, ni igice cyera cyane kigizwe n'imirenge 5: Busoro, Kibirizi, Ntyazo, Muyira na Kigoma, igipande kinini cya Kigoma. Hakaba ari ahantu rero aho ngaho n'undi hera cyane, hari ubutaka bwiza bwera, gusa hakunze kugira ikibazo cy'imvura nkeya. Imvura nkeya ku buryo no muri iyi minsi, muri saison y'ihinga igihembwe cya A, imvura iracyari nke cyane. Navuga ko maze nk'iminsi yaguye muri iki cyumweru. Bari bariteguye, barahinze, barateye, ariko ubu muri iki cyumweru nibwo dutangiye kubona imvura kugira ngo turebe ko imyaka yatangira kumera. Ni igice rero cyera cyane, gifite n'umukamo utubutse, ku buryo ni ahantu tubona ko hari amahirwe menshi y'ubuhinzi. Tukageraho n'ikindi gice kirimo Busasamana, Rwabicuma, Nyagisozi, Cyabakamyi. Ni ahantu naho hafite imiterere yaho kandi hera naho mu bihingwa binyuranye, ariko by'umwihariko tukagira icyanya cyatunganyijwe cy'umushinga witwa Rwabicuma. Ni umushinga ufata muri iyo mirenge 4 nari mvuze, aho hatunganyijwe amaterasi kuri hegitari 1500. Uyu munsi zikaba twishimira ko zose zihingwa. Harimo muri izo hegitari 1500 harimo hegitari 300 zuhirwa, kandi imusozi amezi 12 yose bakaba bahinga cyane cyane, ariko hakaba hanahingwa ibihingwa byatoranyijwe mu rwego rwo kongera umutungo cyangwa se amafaranga mu baturage. Ibihingwa cyane cyane byoherezwa hanze cyangwa se byoherezwa ku isoko cyane kurushaho. Ahandi hose navuze byose birahingwa. Hari ibihingwa byatoranyijwe mu karere kacu. Dufite ibigori, ibishyimbo, soya, imyumbati n'ibindi bigenda bijyana nabyo, urutoki, ibijumba birahingwa, amasaka arahingwa, ariko byatoranyijwe navuga ni ibyo binabanje: ibigori, ibishyimbo, soya, umuceri n'urutoki. Aha rero muri Rwabicuma, muri uyu mushinga Rwabicuma navugaga, tuhahinga cyane cyane ibigori, ibishyimbo, urutoki, imyumbati na soya. Ubwo ni mu gice kituhirwa. Mu gice cyuhirwa hahingwa cyane cyane imboga n'imbuto, ni ibyo bita horticulture, cyangwa se ibihingwa by'imboga n'imbuto cyane cyane, kandi tugamije no kubyohereza ku isoko, ndetse tunareba isoko mpuzamahanga. Ku isoko mpuzamahanga rero uyu munsi ibyo twoherezayo cyane ni urusenda. Niko nabivuze, muri iyi saison ishize twabashije kohereza urusenda hanze, ndetse abahinzi baruhinga basaruye amafaranga agera kuri asaga gato miliyoni 110 z'amanyarwanda, ku buryo wumva ko ni ikintu kibafitiye akamaro. Mbere
batangiye baruhinga ari ukugerageza, ariko uyu munsi bimaze gufata umurongo, ahubwo turimo turashaka uburyo haboneka isoko ryagutse, kuko abahinzi barashaka kuruhinga cyane. Uyu munsi tubara hegitari zimaze guhingwa zigera kuri 65, ariko turimo turagabanya ubuso kugira ngo tubanze twizere isoko koko, kuko ibiciro byo ku isoko ry'iki gihingwa birahinduka cyane, ugasanga hari ubwo abaturage bashobora kugira ikibazo cy'urusenda. Mu bindi bintu muri icyo cyanya bihahingwa hari imboga zinyuranye, inyanya, intoryi, watermelon, hari n'izindi mboga nyinshi kandi zijya ku isoko, ariko zo zikaba zijya ku isoko hano ryo mu gihugu. Turanateganya rero gutangira guhingayo ibindi bihingwa, ibitunguru binyuranye cyangwa na tungurusumu, ariko tunagamije noneho kubyongerera agaciro. Uyu munsi urusenda duhinga urwo rwoherezwa hanze, ariko hakaba ubwo tugira n'igihombo kuko hari ibitabasha koherezwa hanze kubera biba bituje ubuziranenge byose, bajonjora hakagira ibisigara. Turateganya rero gukora uruganda rutoya rwo kongerera agaciro ari urusenda, ariko kandi no kugira ngo tubashe guhunika ari ibitunguru bihera byinshi, kugira ngo tubashe kubicuruza mu gihe kinyuranye. Hari rero no kuba hahingwa ibigori byinshi, naho turi guteganya, hari umufatanyabikorwa wujuje uruganda ruzaba rufite kapasite yo gukora kawunga itoni 30 ku munsi. Ni kapasite nini. Tukaba duteganya kongera umusaruro n'ubundi kugira ngo ubuhinzi nabwo bwiyongere bw'ibigori kandi umusaruro ube mwinshi. Muri kiriya cyanya kandi cyuhirwa naho turanavugaga ibya horticulture cyangwa se imboga n'imbuto. Dufite gahunda yo kwahinga imbuto za avoka ku buso bugera kuri hegitari 40, dufatanyije n'umufatanyabikorwa ndetse n'abaturage, kubera ko nazo ni igihingwa cyoherezwa mu mahanga kandi gifite isoko rinini ubu ngubu. Hari n'ibindi rero, hari imyembe hahinze turimo dukora kugira ngo bitangire gutanga umusaruro, hari indi tugiye kuhahinga. Mbese turimo turahinga ibihingwa binyuranye kugira ngo byongere agaciro, abaturage bashe kubona amafaranga. Nk'uko nabivuze, urusenda ubwarwo rwagaragaje ko amafaranga ashobora kuboneka. Dufite kandi ikindi gihingwa, navuga ni igihingwa ariko kandi kijyana n'ubworozi, ubuhinzi bw'ibobere n'ubworozi bw'amagweja. Muri Nyanza dufite ikigo cyo gutubura amagi y'amagweja, tukaba rero n'abahinzi baratangiye guhinga ibobere no korora amagweja, haba mu buryo bwa kinyamwuga kandi n'abaturage ubwabo bishyize hamwe bagenda borora banahinga ibobere. Uburyo uyu munsi tubara hegitari zijya kuri 45 z'abaturage ubwabo twagiye dufasha tubaha ubutaka bwa leta kugira ngo babukoreshe. Bamwe batangiye korora, abandi barahinze baracyashaka ikiraro kugira ngo batangire nabo korora. Ubu rero nabwo ni ubuhinzi nabwo bushya, ariko abaturage ubona ko batangiye kubwitabira cyane ko nabwo bwinjiza amafaranga menshi. Ngiye ku bindi bihingwa, dufite hari icyo cyanya cyuhirwa cya Rwabicuma, ariko dufite n'ibindi bishanga byatunganyijwe, igishanga cya Nyarubogo n'igishanga cya Gasasa bihingwamo umuceri. Ibihingwa nabyo bihingwa uyu munsi koperative y'umuceri dufite akora neza cyane, ni amwe mu makoperative afite umurongo, kandi akaba asarura buri gihe kabiri mu mwaka. Uyu munsi tubara ko bamaze kugera ku kigero cyiza, bwo bamaze kugera kuri toni ngira ngo 6 kuri hegitari. Ni umusaruro ubundi ushimishije. Ariko tukagira n'ibindi bishanga bitoya, hari Burakari, hari Budubi, ibyo nabyo ni ibishanga bihingwamo umuceri, ariko byo bikaba bidahingwa buri gihe kubera ko habamo ikibazo cy'amazi abura cyangwa se adahagije mu bihe byose, kuko ho nta rugomero ruhari tuvuga ngo hari reservoir y'amazi. Bahinga bakurikije amazi uko yabonetse ku mvura.
dufite n'ibindi bishanga binyuranye byagiye bitunganywa bihingwamo ibihingwa bisanzwe, ibigori, imboga, hari Cyabusogwe, hari Nyamigogo, hari Rufuka, hari n'ibishanga binyuranye. Ibyo bihingwa noneho tukagira n'ibindi bishanga bidatunganyije uyu munsi ariko kandi bihingwa n'abaturage, cyane cyane mu gihembwe cya Seri harimo igishanga cya Mwogo n'igishanga cy'Akanyaru. Ibyo ni bimwe mu bishanga rero dufite binini bihingwa uyu munsi, bitaratunganywa ariko umunsi byatunganyijwe bizatanga umusaruro mwinshi kurushaho. Dufite n'abaturage rero hirya no hino bagenda buhira bakoresheje imashini ntoya, aho tumaze kugera ku buso bugera kuri 300 burengaho, aho buhira bakoresheje imashini kugira ngo igihe imvura yagabanutse babashe gukomeza guhinga. Rero mu buhinzi ishusho yabwo muri rusange dufite ubuso bunyuranye, dufite umunsi tumaze kugira ubuso bugera kuri hegitari 30,000 buhingwaho buhuje muri bya bihingwa navugaga byatoranijwe, ari imyumbati, ari ibigori, ari ibishyimbo, ari soya ndetse n'urutoki. Ngiye ku gice cy'ubworozi, ni ubworozi nabwo ni kimwe mu bikorwa byitabirwa n'abaturage benshi mu karere ka Nyanza, kandi hari ubworozi bunyuranye, ubworozi bw'amatungo maremare, inka, n'ubworozi bw'amatungo magufiya. Ngarutse ku bworozi bw'inka, dufite umunsi tubara ko dufite inka zigera ku 60,000 birengaho, hafi 60, 59 hafi aho ngaho. Tukaba tugira umukamo rero nawo, iyo tubaze umukamo, amata anyura mu nganda dufite inganda zinyuranye, dufite Nyanza Milk Industries, tukagira Zirakamwa Meza Dairy, tukagira Inyambo Fresh Dairy, tukagira ndetse n'urundi ruganda rw'abantu nabo bikorera, ariko tukagira na Haj Enterprise, nayo uruganda narwo rutunganya amata. Iyo tubaze rero amata atunganyijwe muri izo nganda zose, usanga ko umukamo muri iyi minsi waragabanutse cyane kubera izuba, aho uyu munsi tubara ko amata agera mu nganda agera ku 15,000 ku munsi. Ariko ubundi iyo ari ibihe bisanzwe umukamo utagabanutse tugera no ku 35,000. Uyu munsi rero tukaba tubarura ko iyo umukamo ari mwiza, igihe ubwatsi butabuze, tugera no kuri litiro 50,000 ku munsi by'amata aboneka mu karere, kubera ko ubwo tuba twabaze ayanyuze muri MCC cyangwa se mu makusanyirizo, ariko andi agurwa hirya no hino tutayishyizemo. Niyo mpamvu bibona ko umukamo urahari kandi abaturage barabyishimiye. Uyu munsi igiciro ntabwo kiri hasi cyane, nubwo tukireba niba hari uburyo byazamuka, kuko umuturage uyu munsi amata ageze ku ruganda yishyurwa litiro imwe amafaranga 220, ariko ubwo urumva kugira ngo yageze kuri MCC yavuye no ku muturage, hagati aho igiciro kigenda gihinduka, ariko kugeza ubwo umuturage ashobora kubona 200 cyangwa se 190. Ikindi rero turi gukora muri iki gihe, twiyemeje kongera umukamo, kubera ko nubwo uwo mukamo uhari ariko dushobora kongera kurushaho. Icyo turi gukora rero, twitanze cyane ku kintu kijyana no kugaburira amatungo no kuyagirira isuku no kurwanya indwara. Bigaragara ko nk'uko nabivugaga, muri iki gihe cy'izuba ubwatsi buragabanuka cyane n'umukamo ukagabanuka cyane. Ubu rero uyu mwaka twatangiye gahunda yo gufasha abaturage kubona ubwatsi bwongera umukamo, bushobora no kubikwa mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'izuba bikaba
ubwatsi butabura ahubwo bagakomeza akabugira bakabuhinga igihe imvura igwa noneho bakabusarura bakabubika bagakomeza kugaburira amatungo. Iyo niyo gahunda twatangiye muri uyu mwaka, ndetse tunagisha no kuzigisha abaturage uburyo bwo kubuhunika. Noneho na gahunda rero yo kurwanya indwara. Mu minsi ishize twagize indwara y'ifumbi nayo yatumye umukamo mwiza ugabanuka, ariko nabyo twishimira ko ngubu indwara yagiye igabanuka mu buryo bugaragara, ariko dufite n'ubukangurambaga mu kurwanya iyo ndwara y'ifumbi, cyane ko ari indwara iterwa n'umwanda. Abaturage bakamenya uburyo bwo kugirira isuku inka n'icebe n'amabere y'inka kugira ngo atafatwa n'ifumbi. Mu bworozi rero bw'amatungo magufi hari amatungo anyuranye, hari ingurube, ihene, inkoko, byose nabyo ni ubworozi tugenda dufashamo abaturage kugira ngo babuteze imbere mu buryo burambye, ariko kandi bufite n'ubworozi bw'amafi bunyuranye. Ntiburaba develope cyane ngo tuvuge ngo dufite amafi menshi, ariko nabyo ni nacyo cyerekezo cyacu, aho nko ku rugomero rwa Nyarubugo uyu munsi abakoresha amazi baranahororera amafi, ku buryo dushaka nuko bigera no mu zindi ngomero, ari urwa Rwabicuma, ari urwa Gasasa, ndetse n'urwa Bishya, nubwo ari ugutanga amazi yo kunywa, ariko turebe ubundi buryo hakoreshwa kugira ngo habyare umusaruro. Ngira ngo ku bijyana n'ubuhinzi muri rusange niyo shusho natanga, ariko hari igihingwa kindi ntagarutseho, igihingwa cy'ibihumyo. Igihingwa cy'igihumyo nacyo ni igihingwa mu karere gihari kandi gifite navuga nacyo akamaro gakomeye, aho uyu munsi ku bufatanye na kampani yitwa New Extension Technology, cyangwa se ni ukuvuga ngo nk'ubuhanga bushya bw'ubuhinzi budasanzwe, aho uyu munsi abahinzi bagera ku 150 ndetse n'amakoperative bagera kuri 30 hirya no hino akorana n'iyi kampani, ubona ko nabyo bimaze gufata umurongo. Bafite uruganda rutunganya imigina, abaturage bakaba bayigura, bakaba bayikoresha, ndetse bakanahugurwa mu buryo bwo korora ibyo bihumyo. Ni igihingwa rero gifite isoko, ariko kandi gifite n'akamaro kenshi. Buriya gifite poroteyine nyinshi zo mu kurwanya imirire mibi, aho uyu munsi ubona nko ku kwezi bagezaho bashobora gusarura ibiro nka 600 ku kwezi. Isoko abaturage barifite, ntibaranarihaza, ari Kigali, ari no Muhanga, n'andi mahoteli anyuranye, usanga ko bagikeneye byinshi. Ariko rero ibyo byose, ubuhinzi bwose muri rusange umunsi buranatanga akazi, kandi hari ababukoramo bikorera, hari ababonamo akazi, ku buryo ubona ko ni sekiteri iri kugenda ituma abaturage batera imbere kurushaho. Hari abagihinga mu buryo bwa gakondo, ariko n'abatangiye guhinga mu buryo bwa kinyamwuga, cyane cyane muri ibyo bihingwa navugaga byoherezwa mu mahanga cyangwa se bijyanwa ku isoko kurusha ibindi. Ndetse n'ibyo bihingwa byatoranijwe rero byo bihingwa ku buso bunini bunahuje. Ngenda nsoza kuri iki cyiciro cy'ubuhinzi, icyo nagarukaho nibyo dufite byinshi tumaze gukora, dufite byinshi tumaze kugeraho, ariko navuga ko n'urugendo rukiri rurerure. Hari henshi tukibona ubutaka budahuje neza, yenda hirya no hino ugasanga umuntu arahinga igihingwa kimwe mu isambu ye, wagera ku yindi sambu ugasanga hari ikindi gihingwa. Aha rero turimo turashishikariza abaturage guhuza ubutaka mu masambu, guhuza ubutaka kugira ngo tugire igihingwa kimwe, ari nabyo bizatuma umusaruro wiyongera cyane. Rero nicyo ndi gushishikariza abatwumva ko twarushaho guhuza ubutaka, guhinga igihingwa cyatoranijwe, gukoresha inyongeramusaruro. Inyongeramusaruro ndashaka kuvuga cyane imbuto y'indobanure n'ifumbire muri rusange, ari imvaruganda ari n'imborera, kugira ngo umusaruro wiyongere, kuko ubutaka ntibwiyongera, nyamara ibyo dukenera biriyongera kurushaho. Bivuga rero ngo birasaba ko ubutaka butoya dufite
twongera umusaruro ku buso buto dufite uyu munsi. Birasaba rero gukoresha inyongeramusaruro n'ubundi buryo bunyuranye bwo guhinga neza, harimo no guhuza ubutaka. Nkaba naboneraho no kongera gushishikariza urubyiruko kwitabira ubuhinzi. Imbaraga barazifite, ubumenyi barawufite, ubushake, hasigaye binjira mu gikorwa cy'ubuhinzi, kubera ko hari hirya no hino hagaragara amasambu ashobora gukoreshwa, ndetse n'ibyo byanya navugaga byatunganyijwe, urubyiruko kuruhamo ubutaka, ariko kandi hari n'ubugiye buri hirya no hino, hari amasambu yabo bafite. Urubyiruko rwinjira mu buhinzi, hari urubyiruko tujya dukorana nabo, ari Horeko, ari na RIAF, abo ni bamwe mu rubyiruko rwabashije kumva neza ubuhinzi ubwo ari bwo, kandi bakagira n'amahirwe yo kuba barabwize. N'urundi rubyiruko rubarebereho, kandi barashaka kubafasha kugira ngo binjire mu buhinzi bwa kinyamwuga, bunabyara umusaruro kandi butanga n'akazi. Murakoze cyane Bwana Meya kuri iyo shusho rusange muduhaye. Biragaragara ko akarere ka Nyanza rwose muticaye ku bijyanye n'iyo myuga yombi, kandi ni byiza. Gusa n'urugendo rero nk'uko bivuze biracyanakomeza. Ku bijyanye n'ubworozi, ngira ngo i Nyanza barabizi ko ari ibwami, ni ku gicumbi nyine cy'umuco, ariko kandi burya mu Rwanda byagendanaga cyane n'agaciro inka yari ifite. Ari nayo mpamvu tugenda tubona n'umusaruro ugenda uturuka ku mata, by'umwihariko inganda mwagiye mutubwira zicuruza amata. Ngira ngo n'abantu barabizi, iyo bari kuva i Kigali n'imodoka zirahagarara. Meya, sinzi nimba hari ikintu muri kubitekerezaho ku bijyanye no kwagura uriya mushinga ku bintu bijyanye n'amata, ku buryo Nyanza ikomeza kubumbatira ubudasa bwayo ndetse n'amata yayo muri rusange. Hari ibyo mwaba muri guteganya ku buryo wenda byanasakaye igihugu hose, bikaba byanagera no hanze y'u Rwanda? Murakoze cyane. Ku bijyana n'amata y'i Nyanza, nk'uko n'abayakunda babivuga, amata y'i Nyanza nk'uko mubivuga, kuko ni kimwe mu bigaragara ko bikunzwe cyane mu gihugu. Amata ya Nyanza arakunzwe cyane, kandi koko nibyo, ni amata meza, ni amata anasukuye. Abaturage b'akarere ka Nyanza bafite umuco wo kumenya gutunganya amata cyangwa se umukamo, ariko kandi tukagira n'izo nganda noneho ziyongerera agaciro kandi mu buryo bwa kinyamwuga, no kuyafata neza no kuyageza ku isoko. Nk'uko nabivugaga rero, amata nibyo, dufite gahunda ndende cyane cyane yo kongera umukamo kandi mwiza, mu buryo bwinshi n'ubwiza. Uyu munsi nk'uko nabivugaga, turacyafite imbogamizi cyane cyane zo kugaburira amatungo, aho usanga mu gihe cy'imvura amatungo arakamwa cyane, inka zirakamwa cyane, izuba ryaza umukamo ukagabanuka bikomeye. Aha rero turashaka ko icyo nakwita stabilisation y'umukamo, kugira ngo uhoreho. Icyo turi gukora ni icya mbere, ni ukugira ngo twigishe abaturage, tubonere abaturage ubwatsi, babutere ku bwinshi, ariko babashe no kububika mu gihe cy'izuba cy'impeshyi, umukamo utabura. Noneho ariko inganda nazo zibashe kubona umukamo uhoraho, kubera ko nazo muri iki gihe uba wagabanutse cyane. Noneho no kugira ngo n'ibiciro bibe bishimishije ari ku borozi, ariko kandi bitanahenze ku baguzi. Tukaba tunavugana n'inganda n'uburyo bwo kongera ibiva mu mata cyangwa se ibikomoka mu mata. Ubwo turavuga amata asanzwe, hari inshyushyu, hari ikivuguto, hari yawurute, hari fromage. Ibi byose ni ibintu dushishikariza abafite inganda kugira ngo babashe kubyinjiramo neza, n'ibyo izo produits zindi ziva ku mata nazo zibone umwanya wazo. Ariko ibyo byose bizaterwa n'uko umukamo uzagenda wiyongera. Nk'uyu munsi abenshi batunganya inshyushyu n'ikivuguto, ariko nka Nyanza Milk Industries na Zirakamwa Meza Dairy bafite na yawurute. Tukaba turimo duteganya ko uko umusaruro umukamo wiyongera, na fromage yiyongeraho, ndetse n'izindi produits zindi ziva ku mata, kugira ngo
tugire amata menshi, ariko no kuyageza ku isoko. Uyu munsi aracuruzwa muri Nyanza, amata aracuruzwa i Huye, aracuruzwa i Kigali, aracuruzwa i Rubavu, aracuruzwa i Goma, aracuruzwa Rusizi na Bukavu, aho hose amata y'i Nyanza arahagera kandi abaturage barayishimiye. Gusa atangiye kubera ko isoko ririmo riba rinini, yaragenda aba make ugereranyije n'isoko. Niyo mpamvu rero natwe turi gushaka uburyo twinjira mu kuzamura umukamo kugira ngo tugere ku isoko hose kandi amata abagereho bose. Ngira nk'uko wabivugaga, ni amata y'i Nyanza arazwi, ni amata meza akunzwe n'abantu bose. Murakoze cyane. Tugiye kugaruka ku buhinzi ho gatoya, tugiye tubona imishinga imwe n'imwe n'abafatanyabikorwa b'akarere bagira gutya bagafasha abahinzi mu bijyanye n'ibyo baba bakeneye, bakabibagezaho kugira ngo bazagire umusaruro mwiza. Ariko kandi na gahunda za leta ziba zigiye zitandukanye ziteza imbere abahinzi. Muri kino gihembwe cy'ihinga, abaturage bafashijwe iki mu rwego rwo kwitega umusaruro mwiza? Ikirere cyo hari igihe kizana ibyacyo, ariko se ibyo mwagombaga kubafasha ni ibihe mwari bafashije? Murakoze cyane. Mu bundi muri gahunda leta igira cyangwa se mu bijyana n'ubuhinzi, ikintu cya mbere kibamo ni no gushyikiriza abaturage imbuto n'ifumbire ku gihe, kandi harimo na nkunganire. Uyu mwaka rero ibyagomba kugezwa ku baturage bose byabagejejweho, ari imbuto cyane cyane y'ibigori, ariko hari n'abahawe imbuto y'ibishyimbo kubera ko nabyo dushaka kwiteza imbere cyane. Iyo imyumbati imaze kuboneka bihagije, nayo abaturage barayibona, kandi hari benshi bagenda bayitubura bayigurisha mu bandi baturage. Ariko uyu mwaka ibyo twagomba kugeza ku baturage byose byabagezeho kandi ku gihe, ku buryo ikirere kitadutengushye, twizeye umusaruro mwiza n'ubundi. Murakoze cyane. Hanyuma tugikomeza ikiganiro cyacu, ibi byose burya tubikora kugira ngo dutere imbere. Bwana Meya, abahinzi n'aborozi bo mu karere ka Nyanza, ubuhinzi bwahinduye ubuzima bwabo gute? Ese ibyo bahinga barabirya? Ese baranabigurisha bagafata ku mafaranga? Ubwo ugiye kuduha wenda nk'ishusho rusange y'ubukungu bw'akarere ndetse n'imibereho myiza y'abahinzi n'abaturage mu karere ka Nyanza. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza, uko ubuhinzi bwahinduye imibereho myiza y'abaturage cyangwa se n'iterambere ryabo. Wenda sindi bugire imibare ivuga ngo banaba bamaze kugera kuri iki ngiki, ariko muri rusange ubuhinzi uko nabivuze burimo ibyiciro navuga bibiri. Hari ubuhinzi bwo gutunga ababukora, hari abahinga kugira ngo babashe kubona ibibatunga, nabo benshi, ariko bakeya bahinga bagamije isoko. Ubona ko hari impinduka nini bwagize. Aha navuga cyane cyane muri ibyo bihingwa byatoranyije, dufashe urugero nk'ibigori. Ibigori umunsi bihingwa hari amakoperative ahinga ibigori byinshi, harimo Kwamanya, harimo Ingenzi, harimo Indatwa, n'amakoperative anyuranye ahinga ibigori kandi akeza byinshi bikajya ku isoko. Dufite ubuhunikiro bunyuranye, dufite n'abaguzi benshi kandi baza bishimira n'umusaruro uboneka i Nyanza, kandi umusaruro mwinshi, ku buryo ubona ko nk'ayo makoperative rwose ubona abayagize nta kibazo bafite, baniteye imbere. Ubona harimo abagiye bagera ku ntambwe ishimishije, kwiyubakira amazu, batagiye ikibazo cyo kujyana abana mu mashuri. Ubwo ntabwo nirwa mvuga mituweli kuko ni akantu gatoya kuri bo, ko baba bahirangije kare, banizigamira bihoraho. Ubona ko hari benshi cyane cyane abahinga ibyo bihingwa byatoranijwe, ubona koko nta kibazo, byahinduye ubuzima bwabo, kandi noneho uyu munsi baragenda babigira umwuga. Ni nacyo kikwereka ko bibafitiye akamaro, ko babyitabira kurushaho. Mbere byabaga nko gukomeza kwigisha, ariko uyu munsi ahubwo nibo ubona noneho bari no kwigisha abandi, kandi ubona ko bafitemo inyungu. Hari rero abahinga umuceri, abahinga ibigori, abahinga bya bihingwa bidasanzwe navugaga, urusenda, ibihumyo, imbuto. Ubona bo rwose, iyo ubona abantu babasha gusarura muri sezi imwe miliyoni zisaga 110, wumva ko hari inyungu igaragara irimo. Rero nashishikariza ahubwo n'abandi bose kwitabira ubuhinzi bwa kinyamwuga, kuko nibwo butuma ugira icyo usagurira isoko.
ufite isambu ntoya ukayihinga mu buryo busanzwe ishobora kugutunga gusa bikarangira, ariko uyihinze mu buryo bwa kinyamwuga ugakoresha inyongeramusaruro ku buryo ugirwamo inama n'abagoronome biragutunga kandi bikakuzanira n'amafaranga. Ibyo rwose ni ihame biraboneka. Ni kimwe n'ubworozi rero, ubworozi uyu munsi nabwo amakoperative y'aborozi muri iyo mirenge yose nagiye mvuga ubona ko bafite icyerekezo kigaragara, aho ubona nka koperative imwe ishobora kwishyurwa miliyoni 30 ku kwezi, miliyoni 20 na zingahe ku kwezi. Nubwo aborozi n'abagize iyo koperative ari amafaranga binjiza buri kwezi, ntabwo ari amafaranga make. Murakoze cyane no kubijyanye no kurwanya za ndwara z'imirire mibi kandi ari abahinzi uko bimeze bite. Hari aho twagiye tubona ukabona umuntu abyukana nyine umusaruro awujyana ku isoko, nimba ari litiro y'amata inka yakamwe zose akajyana. Aho bimeze gute? Ntabwo ari abahinzi, ntabwo ari ababumbyi barira mu rujyo. Murakoze cyane. Ntabwo navuga ko imirire mibi mu karere ka Nyanza yacitse burundu, ariko iyo urebye usanga atari idakabije. Ariko tunagerageza kongera kwigisha abaturage bo bafite b'aborozi bafite uburyo bwo guhinga nta bwaki barwaza, ahubwo bakeya bukirwaza bwaki usanga ari babandi badafite aho bahinga, badafite ikintu na kimwe bacumbitse, cyangwa se bafite inzu gusa aho baba, badafite munsi y'urugo. Naho abandi bose iki kibazo baragikemuye, ntawe ukigira imirire mibi kubera ko yagurishije umusaruro. Uyu munsi tubuhereye nko ku mukamo, umukamo ugurishwa uyu munsi ni uwo ku manywa, ubwo nazo mbivuga. Uwa nijoro abaturage bashobora kuba bagurisha mu baturanyi babo, ariko tunabashishikariza ko nta mwana ukwiye kuba arwara bwaki kandi hari inka mu rugo. Ibyo barabirenze, ahubwo tugeze kugira ngo ese wa wundi w'umuturanyi we udafite epfo na ruguru turamufasha iki kugira ngo nawe umwana we atarwara bwaki. Aho niho tugeze. Hari n'ikigega twashyizeho cyo kurwanya imirire mibi, aho umworozi ashyira muri litiro imwe y'amata mu gihe runaka, umuhinzi umudugudu wiyemeza gushyiramo ibiro bingana kuri sezo nka 50 byibura ku mudugudu wose. Umukozi wihembwa ku kwezi akaba agira icyo ashyiramo kugira ngo by'icyo kiga kibeho, kijye kigoboka abandi badafite uko bifata cyangwa badafite ikintu kibafasha mu gihe umwana ashobora kuba yajya mu mirire mibi. Aho rero niho tugeze ubu ngubu kugira ngo duce burundu imirire mibi mu karere ka Nyanza. Mwabitubwiye neza. Turi guteganya ku musaruro abahinzi bazagira, hari ijambo mwashyize muvuga muti ikirere nikitubera cyiza. Meya, hari igihe hajya habaho nyine iby'ikirere kuko nta n'ujya inama nacyo, ugasanga haje nk'izuba cyangwa hakaza imvura nyinshi. Ese muteganya iki ku bijyanye no kurwana n'ibyo bibazo dushobora guterwa n'ikirere, wenda mu bishoboka mu bijyanye no kuhira se, n'iki muteganyiriza abahinzi? Murakoze cyane. Ikirere nk'uko nabivugaga ntikijya inama, gihinduka uko cyishakiye, ariko mu buryo bwo kugabanya ingaruka zacyo harimo icyambere, iyo abaye imvura nyinshi turimo turarwanya isuri mu buryo bukomeye bugaragara, kugira ngo byibura hatazajya habaho inkangu cyangwa se gutwarwa n'umwuzure igihe imvura ibaye nyinshi. Tunatera n'ibiti kugira ngo n'imvura nyine, kuko ibiti ni kimwe mu bituma n'imvura ikomeza kugwa kandi no kurwanya isuri. Aho iyo ni gahunda imwe n'ibikorwa byo gukora amaterasi, kuyongeraho amaterasi ndinganire, kuyongeraho atari. Iyo ni ku ruhande rumwe, ariko noneho imvura harubwo iba nkeya. Nazo mbivuga nko mu gice cy'amayaga naho haba n'imvura nkeya. Usibye kongera ubuso bwuhirwa hakoreshejwe ziriya mashini ntoya, ariko turi no kuganira na Minisiteri y'Ubuhinzi ku bintu bibiri, cyane cyane kongera ubuso bw'ibishanga bitunganyije ari Mwuga n'Akanyaru, kuko ni kimwe mu bintu bizatuma byibura abaturage babasha guhinga ku buso bunini. Mwogo ubwayo ifite hegitari zigera kuri 500, Akanyaru kazisaga 600. Byonyine byo ni hamwe mu bahakutuma umusaruro wongera kwiyongera, ubuso buhingwa bukiyongera, buhingwa igihe kinini.
ariko kandi turanatekereza kureba dufatanyije none na Minagri ese ni gute hakongerwa ubuso bwuhirwa imusozi, kubera ko ni kimwe mu bituma ubuso buhingwa buri gihe cyangwa se butagendera cyane ku kirere bwiyongera. Noneho rero nizo gahunda dufite ebyiri, ubuso bw'ibishanga butunganyijwe n'ubuso bwuhirwa imusozi mu buryo bunini. Ibyo nabyo turimo turabiganira na Minagri kugira ngo turebe ko byaboneka byagerwaho. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari na gahunda yindi y'ubwishingizi, biza ntimumenye aho biturutse. Hari gahunda y'ubwishingizi Minisiteri y'Ubuhinzi yatangije no mu karere kacu yatangiye kwitabirwa. Nkaba mboneyeho umwanya wo gushishikariza abahinzi kwitabira gahunda y'ubwishingizi kubera ko ikirere ntawe ujya inama nacyo. Iyo rero umuhinzi yahinze akagira ikibazo cy'umusaruro kandi yari afite ubwishingizi nta gihombo agira. Ni kimwe n'ubwishingizi ku matungo. Uyu munsi ubwishingizi bw'inka nibwo buri gukorwa, kandi nongera kwibutsa abaturage ko nabwo babwitabira kubera ko bugabanya igihombo ku muturage. Murakoze cyane. Turi kugenda tunagana ku musozo. Ibiganiro dukora kenshi na kenshi tuba dushaka gusa nk'abapudetinga imyumvire cyangwa se tukanahindura ya myumvire ishaje, by'umwihariko yavugaga ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'amateka y'igihugu cyacu n'uburyo byagendaga bifatwa. Urubyiruko ndetse wenda n'abategarugori muri iyi myuga bayirimo bate mu rugamba rwo kwiteza imbere binyuze muri iyi myuga? Murakoze cyane. Urubyiruko, abagore cyangwa se ibyiciro byihariye muri gahunda yo kwiteza imbere binyuze mu buhinzi, nagira ngo mbwire ko ntabwo basigaye inyuma. Hari koperative z'urubyiruko dufite, hari abagore bitabira ibyo bikorwa, gusa navuga ko dukeneye kubongeramo imbaraga cyane kurushaho uko bikorwa uyu munsi, kuko urubyiruko iyo rugiye mu gikorwa ubundi kirihuta kandi kigakorwa neza. Uko nabivugaga rero, turasaba urubyiruko kongera kwitabira cyane ibikorwa by'ubuhinzi kubera ko ni igikorwa, ni umwuga uyu munsi ugaragaza ko utanga umusaruro iyo umuntu yawukoze awushyizeho umutima kandi awitayeho. Ubwo ni n'inama rero mugiye kugira b'abantu bagifite imyumvire y'uko ubuhinzi n'ubworozi ari imyuga yo gukorwa, wenda n'ababuze uko bagira. Urabizi ko mu mateka yacu hari igihe umwana wenda yasibaga ku ishuri akavuga ati ntujya kwiga uzahinga, uzafata isuka. B'abantu bagifite iyo myumvire meya, muravuga rikumvikana, abantu wenda bakaba banashyira mu bikorwa ibyo mubabwiye umunsi ku munsi, mugenda mukora ubukangurambaga n'ubundi. Reka tubifashishe mutanga inama. Urakoze cyane. Ngira ngo hari nk'uko bivuga, hari imyumvire ikwiye guhinduka. Ubuhinzi ntabwo ari umwuga w'uwabuze icyo akora, ni umwuga ahubwo wo guteza umuntu imbere. Uyu munsi ni nawo mwuga utavuga uzigera ubura isoko ry'ibiwuvuyemo, kuko nta muntu n'umwe bwira atari kereka uwananiwe kubigeraho. Ariko ubundi ni ikintu gikenewe n'abantu bose ku isi yose. Noneho turimo turanafungura amasoko ku rwego mpuzamahanga. Niba rero turimo twegereza ibihingwa cyangwa se umusaruro ugenda ugera ku isoko mpuzamahanga, birasaba ko abantu tuva muri ya myumvire ishaje yo kumva ko umuntu azahinga ibitoki, amateke, ibijumba, ibishyimbo, amasaka ku buso butagera no kuri gice cya hegitari kugira ngo abashe kwihaza. Ni byiza, umuntu agomba guhaga nyine, ariko ushobora guhaga wahinze igihingwa kimwe, ikindi ukakigura. Niho turi kugenda tuganisha abaturage kugira ngo babyumve, aho kugira ngo ufate agapariseri kawe gatoya ugashyiremo ibintu byose, he kugira na kimwe cyera neza. Hinga igihingwa kimwe cyere neza, ubona amafaranga, ibindi ugiye ku isoko bigure. Ndetse habeho ko bamwe bahinga kimwe abandi bagahinga ikindi. Ni nacyo turi gushishikariza abaturage, guhuza ubutaka. N'abarahinga ibigori bakabihinga, abahinga ibishyimbo bakabihinga, abahinga imyumbati bakayihinga. Noneho ahubwo abantu byakwera bakagira uburyo bwo guhahirana, kugira ngo umuntu ajye guhinga utuntu twose ku isambu ye kandi ntoya. Icyo rero kiragaruka no kugira ngo twibutse abaturage ko ubuhinzi si umwuga wabuze icyo bakora,
ubuhinzi ni umwuga uteza umuntu imbere. Mu bihugu byateye imbere iyo urebye abantu basigaye no mu buhinzi usanga ari nabo bakiri. Kandi n'uyu munsi urebye abahinga mu buryo babigize umwuga ni abantu bameze neza cyane. Urebye umuntu tuvuge nk'ufite ubuso bunini bahingaho ibigori akabisimburanya n'ibishyimbo cyangwa se n'ibindi, usanga rwose ari umuntu mbese aho ari ameze neza, ari umuntu ufite amafaranga ahoraho kubera ko arahinga mu buryo bwa kinyamwuga. Kandi isoko rirahari ibintu byose byahingwa, ntabwo bibura isoko namba, kubera ko turimo turagana n'uburyo bwo kongera umusaruro ubuhinzi cyangwa se umusaruro. Nahoze mvuga uruganda rw'ibigori, inganda z'amata, uruganda rw'urusenda tugiye gutangiza, urutoki dufite inganda, hari n'izindi ziri kubakwa. Mbese abantu bajye mu buhinzi, none isoko rirahari, noneho ubwo ikizakurikiraho babone amafaranga yo kugira bagura ibyo badafite kugira ngo buzuze ubuzima bw'umuntu. Murakoze cyane. Iyo myumvire rero izahinduka nitugira urubyiruko rwinshi ruri kwiga ibijyanye n'ubuhinzi, izahinduka njyewe nawe turi gukurikira kino kiganiro, niduhinduka natwe bihera mu rugo bikazamuka bikagera no ku rwego rw'igihugu, imyumvire igahinduka maze tugatera imbere. Nari nkomoje rero ku kijyanye n'uburezi, n'ubundi vuba aha amashuri yaranafunguye ya za kaminuza, twaje tubona abanyeshuri bamwe na bamwe, ariko kandi n'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza vuba aha byari byarahagaze wenda bitewe n'icyorezo cya COVID-19, ariko vuba aha harafungurwa. Twaje tubona ibyumba by'amashuri byubakwa mu karere ka Nyanza, abarimu bari tayari, ariko se abanyeshuri bo bari tayari? Mutubwire mwiteguye gute bijyanye n'uburezi bwana Meya? Murakoze cyane. Ku bijyana n'uburezi, mbanza gushimira cyane Leta y'u Rwanda ku imbaraga yashyize mu kuzamura ireme ry'uburezi, cyane cyane mu kubonera abanyeshuri aho bigira, cyane cyane turwanya ubucucike mu mashuri, kuko byari ikibazo gikomeye, ariko kandi n'aho abanyeshuri bagikora ingendo ndende nabyo twibwira ko bigiye kugabanuka mu buryo bugaragara. Muri uyu mwaka, muri iki gihe twubatse ibyumba bigera kuri 720 mu karere kose. Uhereye mu kwezi kwa gatanu hari ibyuzuye, hari ibindi tukigeze kuri faze yo kubirangiza. Twatangiye gusakara, gukora finisage, gukinga, mbese niyo etape tugezeho uyu munsi. Twibwira rero ko mu cyumweru kimwe n'igice dusigaje kugira ngo amashuri atangire, tuzaba twiteguye neza, abanyeshuri bakazabona aho bigira mu buryo kandi bwubahiriza cyangwa se bubungabunga ireme ry'uburezi. Rero nk'uko wari bivuze, ubwo turimo turitegura kugira ngo turangize imyiteguro mu bijyana n'inyubako z'ibyumba by'amashuri. Turi abarimu duherutse gukorana inama n'abayobozi b'ibigo by'amashuri kuwa gatanu ushize kugira ngo twumvikane, turebere hamwe ese twiteguye gute twakira abanyeshuri. Abarimu, abayobozi b'amashuri bo bari tayari rwose, ubona ko imirimo basubiye mu kazi nyuma y'igihe cy'amezi menshi bari muri guma mu rugo. Uyu munsi abarimu bose bari ku mashuri, barategura ari amasomo, bari mu myiteguro inyuranye, ndetse no kongera gukarisha ubwenge. Hari abari mu mahugurwa anyuranye, hari kongera gukora ibizami kugira ngo barebe uko bahagaze nyuma y'icyo gihe cyose, kugira ngo basubire mu kazi koko bumva ko bari tayari. Ndetse hari n'uburyo bwo kongera umubare w'abarimu, nabyo bya recruitment turimo, kuko nabo hazakenerwa abandi barimu benshi. Ku ruhande rw'abanyeshuri rero, tumaze iminsi nabwo turi mu bukangurambaga bwo kwibutsa ababyeyi ko igihe cy'itangira ry'amashuri cyageze. Ku itariki ya 2 ku mashuri ya mbere azafungurwa ari abanza n'ayisumbuye, bigarukeho ko umwaka wa 5 wa 6 muri primaire bazatangira kuri iriya tariki, ndetse n'icyiciro cya secondaire kizatangira. Abandi nabo bakazatangira kuri 23 nyuma y'ibyumweru 2, noneho abandi nabo bakazatangira nyuma yaho, bitewe n'uko ibintu bizagenda bijya mu buryo. Ubwo rero abanyeshuri, ababyeyi cyane cyane, nibutsa ababyeyi ko batangira kwitegura nabo
kumva ko abanyeshuri bazasubira mu ishuri guhera ku itariki ya 2 y'ukwa 11. Rero twagerageje kwegera ababyeyi, turashishikariza kongera gufasha abana babo kumva ko bagiye gusubira mu ishuri. Hari gahunda ya REB yari imaze iminsi itambuka kuri radio na televiziyo, ariko ubu noneho birasaba ko abanyeshuri ubwabo batangira kumva nabo ko bagiye kujya mu ishuri, ababyeyi bagatangira gushaka ibyangombwa by'abana no kongera kubashakira uniforme. Hari abo zitagikwira cyangwa se hari abo zashaje, hari kongera kuzimesa bakazishyira ku murongo, gushaka amakaye y'abana, mbese bya bindi byose, no kwibuka ko uyu mwaka tuzatangira no kugaburirira abana bose ku ishuri, haba muri primaire no muri secondaire. Ndavuga ku mashuri n'undi y'abana biga bataha. Ibyo byose rero nibyo ni imyiteguro ababyeyi bagomba nabo kugira, bakanumva ko abana bose bagomba gusubira mu ishuri, kuko ikigamijwe uyu munsi twubatse amashuri menshi kugira ngo abana bose basubire mu ishuri kandi bige mu buryo bunoze kurushaho. Hanyuma mu bijyanye no kwirinda rero icyorezo ku mashuri ho, ese gukarabira burahari, amasanitizer ho iyo mukoze check mubona bigeze hehe? Ubujyanye n'ubukarabiro, uko twubaka amashuri ni nako twubaka ubukarabiro, naho tugomba kugeza ku itariki yo gufungura amashuri ubukarabiro hose bwuzuye. Naho ngere nibutse abayobozi b'ibigo by'amashuri ko ni inshingano n'itegeko ko haboneka ubukarabiro, hakaboneka amazi, abanyeshuri bakajya binjira mu ishuri bakarabye, kubera ko abana ubwabo bakwiye no kubyigishwa no kubishishikarizwa no kubyibutswa kenshi kugira ngo bijye mu muco wabo. Tumaze iminsi ababyeyi babibigisha, ariko noneho kugera ku ishuri ubuyobozi bw'ishuri turabusaba kuzibuka neza, gushishikariza abana ko gukaraba ari itegeko, gukaraba ari inshingano z'umuntu wese, kugira ngo atavaho yanduza undi cyangwa se agira n'ikindi kintu. Kandi tunishimira ko ibi byo abantu bakaraba kenshi byanagabanyije indwara ziva ku mwanda. Dukomerezeho rero, nta gusubira inyuma, abana bakomeze uko bagiye ku ishuri bakarabe, noneho isuku yimakazwe kurushaho. Meya, murakoze cyane, ngira ngo wenda muratanga ubutumwa n'ubundi gukomeza kwirinda kino cyorezo, tunabashimira. Murakoze cyane, nagira ngo nongere nsaba abaduteze amatwi ko icyorezo kiracyahari. Dufite inshingano, buri munyarwanda wese afite inshingano z'uko ataba ari we icyorezo giturukaho kugira ngo cyanduze abandi bantu. Rero tugendere kuri gahunda ngo simba ari igihe biturukaho, nirinde ariko ndaba ndinze n'abandi. Dufatanye rero turwanye icyorezo, uko abanyarwanda twitwaye neza, abaturage b'akarere ka Nyanza twakomeje kwitwara neza, ntiduhuge cyangwa se ngo tudohoke, ahubwo dukomerezeho kugira ngo tugitsinde burundu. Reka tubashimire cyane rero ku mwanya mwaduhaye, imvurigwa n'irisubiro tuzagaruka. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi nk'uko bivuga nyine, igihe icyo ari cyo cyose turi kumwe kugira ngo dufatanye no gutanga amakuru no gufasha abaturage kugera ku iterambere rirambye. Ndabashimiye.